teta kara uyu ndebye uri kubona ndi kureba ndi kureba none se ibi bintu ndi kubona nibyo ntacyo uri kurota tumenya ndi kurota reba televiziyo reba intebe reba ibintu byose uri kubibona uri kubibona ibintu twagezemo ni heza gusa ngende kubona wagira ndasinzira ahubwo mpumure ku maso nkoreho urebe ubundi bureba kandi uri kureba nese wabona televiziyo ariko utari kureba ese teta reka nkubaze twagezemo kwibona gute njye nayikunze kwibona kumwe hano hari twishe nawe se ntabwo nzaza mbyuka mu gitondo ngo njye muri wese cyangwa mbishatse nyine uzajya mu nzu nyine twabaye abakire nk'abandi bose cyane urabyishimiye ndabyishimiye ariko nagira ngo mubwire undi Mulisa mwizera ku ijana mwizeraho kangahe Mulisa mwizera nk'ijana nka 98%. Kubera iki sumbajije ngo umucuru mwizera Mulisa? Jewe naje kubera ko Mulisa ndamukeka. Oya. Teta, Mulisa ntukamukeke. Nukuri ko mayaka mubwira. Buriya Mulisa uri gufata kuriya ubibona kuriya nagari kameze. Unyumve neza no kano kanya, sibyo? Ndakwinginze unyumve, sibyo? Kano kanya sura kuri umukobwa mwiza ungana gutya. Ndakubwiza ukuri Mulisa yataza kubaho. Nago buriho. Uba warapfuye pe, sinkubeshye. 80% ko buriho. Hamwe n'Imana ni Mulisa. Mulisa yaremera agafata ideni ku mata. Urabona ko batuye hano mu cyaro. Agafata akajya harya mu kabandi akajya afata litiro ya 200 ku munsi cyera yaguraga 200, sibyo? Kugira ngo kundi ubeho. Nabo nta bushobozi bafite uri kubona ubushobozi bwabo ni bukeya. Akemera akagenda akiba amafaranga nya sinzi niba ari baganje n'urabona ari ukuyiba uko na nyina ntiyari kuyamuha baburari. Akagenda akishyura ku mata bakaza ukabaho ukakuzanira. Mulisa twabanye mu buzima bwinshi kandi bubi bukomeye. Matata. Mulisa yakora gushaka uyu hose ukabaho. Ndabyibuka ngeze ku ishuri bwize kunyirukanira amakayi. Buriya Mulisa hari impamvu nyinshi zituma mukunda, sibyo? Aragenda aguza amafaranga arafite umuhungu umusheri wiwe nawe uraho ngaho. Amuguza amafaranga amubwira yuko mama we yarwaye agiye mu bitaro. Kugira ngo nkunde mbone amakayi njya ku ishuri. Njya ku ishuri cyagera ngo nzabyibagirwa. Ntabwo nzibagirwa rero uburyo yamfashije kukurera. Teta buriya hari impamvu nyinshi mba ndikubwira, sibyo? Yamfashe kukurera yamenyaga kuri burya nubwo twaryaga gake ku munsi gashoboka cyangwa rimwe mu minsi 2 cyangwa uko twashobojwe tukabibona. Ndakeka neza ko 100% Mulisa bigiragamo uruhare. Urabizi ko twari tubaye mu buzima bubi. Rero Mulisa ntabwo twagira hanga muri inzu nziza cyangwa ubuzima buhinduke. Wowe wamwibagirwa nagukuye. Cyo gihe wabibagiye vuba. Ntabwo ari uko wenda ibyo umbwira sinzi impamvu sinzi kibigutera. Nje ntabwo nabibona. Kuko Mulisa yamaze kumuma amaso hari impamvu. Buri kintu cyose ikintu cyose umuvuzeho nabe mpita nibuka neza yangiriye ikantanga imbere simbasha gukumva ibyo uri kumbwira ntago mba mbyumva buriya nta nibyo mubonaho. Abaza ko umwizera 80% onye mwizera 0%. Ase kweri kitita Mulisa ni umuntu ugira ishyari ngene narabibonye ahubwo buriya naza nko kuzusura akabona televiziyo noneho azahava yarize. Arizwa n'iki se? No nahangaha turi. None se ko uriyo duteye imbere Mulisa byamubabaza. Mulisa ntago akunda yuko twatera imbere. Uzi ko ntaba yishimye ko tubayeho neza. Abari kumbwira nanjye bizambaho ni yego. Ni se ibingibi byaje kubera icyo wakoresheje ibanga ni gusenga no gutegereza n'igihe cyawe kigeze biremera nuko tuba tugani. Ubona nyine bya yabyishimiye. Teta kubera iki Mulisa umwanga? Ye Mulisa mbana ntazi. Teta reka mubwire. Jewe basi nagize amahirwe yo kubona mama wanjye, sibyo? Ariko ndakeka neza ko ubu nago muzi 100% kuko yapfuye uruhinja. Ako iyo ndebye mbona urasaga na mama wanjye.
nabimenye ndabikubwiye uko ngenda bizi ndamuzi sibyo wasaga na mama wacu yari mwiza nk'uko umeze uko nguko nyine yagiraga n'umutima mwiza nk'uko witonda n'imico njyewe rero ngiye nasaga na papa wanjye iriyo nkubonye iteka n'iteka mpita nkubona nkaho uri mama wanjye wowe rwibutso yansigiye rero ugomba kumenya ngo umuntu wangiriye neza n'uyu nguyu ukareka umutima mubi n'urwango mama wanjye nta mutima mubi yagiraga nta rwango yagiraga nta rwikeko yagiraga wamugiriraga neza yamufataga neza uwamuhaga karibu nawe yamuhaga karibu kubera iki uhora uhembera urwango mu mutima wawe ni kubera iki koko wambara ugakunda Mulisa nta kibazo ubwo ngubwo ndahinduka ndabigusezeranisha basi nyizera ko nzahinduka urakoze basi tuganire ibisanzwe tubijeho ngo mbwire ko wabonye karitsiye y'abakire iyi karitsiye nayishimiye hariya nta kaburimbo yari ihari kandi ahangaha irahari igipangu cyiza inzu nziza televiziyo nziza ibintu byose ko sheri yavuze ngo ajya kutuzanira n'imbwa ngo ajya kutuzanira imbwa nyine bizajya biri hano nyine kuturinda ku buryo nta muntu uzaduhungabanyiriza umutekano ku buryo nyine uwukandagiye wenda aje kutugirira nabi izajya ihita idutabara gusa uzayemera ariko ngewe mbona imbwa ihenda uzi ibiryo imbwa irya byiwe sheri nawe yayishyizeho imisaraba azavuga nk'ubwo azaza abigura umva wagakobwa we ndakwanga 100%. Ubwo rero ubwo uziko ntabavumbuye mwebwe murashaka gufata boss wanjye mukamusiga heru mu murimo muramukina imitwe mwebwe yihe mitwe narabavumbuye rega mwaragiye mwifata neza muragenda murubaka muragenda mushaka kwigira abantu barenze nahangaha muri Kigali Kanju ya idadi wanjye akakundana na mukuru wanjye akakundana na mukuru wawe niyo mpamvu rero mushaka gufata boss wanjye mukamusiga heru nta n'urwara rwo kwishimisha afite none si guti je ntabwo ni kwiyumvisha niri kuvuga murashaka kumutwara imitungo ye yose narabavumbuye nta rukundo rwanyu mbonye ndabanga 100% wowe na mukuru wawe ndabanga nongere mbisubiremo ndabanga bimwe byanyabyo ariko njye ndikumva ibintu niri kuvuga ndikumva nta kibazo biteye ariko nanone se kuri kuvuga ngo uratwanga se watuzanye hano kandi ikindi uri umukozi utwangira iki ukumva ko boss wanjye wamukenesha ubuse najya membwa nande mbega urashaka ko nsubira mu cyaro mu rugo nane sinagira ibyo nshatse kuvuga njye ndi kuvuga kumukenesha gute kumukenesha nyine njye urimo murashaka kumutwara imitungo ye yose narabavumbuye mufite ahandi hantu mugenda mukubaka ibipangu mukubakira abandi bagabo abahe ngo tubwire basi ahantu hamwe uzi hari mu Gatenga mwarubatse erega amakuru yanyu mba narayavumbuye ibyo muba murimo murongorerana hariya boss yagiye mba mbizi no kuri kwimana niyo mpamvu njyewe nzabanga mpaka nzagerageza uburyo nshoboye kose mbakure muri runo rugo ntabwo uzabibasha no kuri kwimana ntabwo nzabibasha ntabyo uzabasha kereka atari njyewe pe njyewe ndabanga bimwe bya hatari ku buryo no kukureba bwanjye hano imbere nshobora guhita musubiza hanze igitaraganya ese ko tutatinjiza bite tutabite yero wenyine tutabyayenze bite ko mbona utarimo kwinjira ndetse ko nsanze weze ku marembo byayenze bite ndagira ngo mbwire ikintu kimwe naje ndakoma sonori noneho aza kumfungurira Alphonse aje kumfungurira atangira kumbwira yuko ngiye gukona twanga tudakwiye kuba ahangaha ngo tuguca inyuma ngo twaguze ibibanza ahantu ngo turubaka ngo tukubakira abandi bagabo ayo magambo yose warakurura ushinzwe icyano mu rugo
reka boss biba byarambabaje. ibiki bikubabaza se Mba narabavumbuye. nese ubyo ushinzwe no kwamane ko hano Ndetse ubu bazabikore ndikore. n'ubwa mbere nkwiyamye Oya. n'ubwa kabiri ndakubaza mu bintu ushinzwe hano ushinzwe no gukontorora Oya. guhera umunsi ndakwirukanye Boss wambabariye. hagarana gutya byo nguri murabyumva Mbabarira ntabwo nzongera. ndahubwiye ngo ugiye kugenda ufata ibaga yawe ejo muri sinaguhembye gutahe ndashaka undi mukozi Boss wambabariye ko nazongera. Mbabarira basi. Ntabwo nshaka gusubira muri kiriya cyaro. niho ugiye gusubira kuko akazi ukora hano kamaze kurenga gukora warenze akazi ko kuba umuzamu uri umukozi wo mu rugo ahubwo uze kuba manager Ntabwo nzabyongera mbabarira pe. n'ubwa mbere nkwiyamye Oya ntabwo ari ubwa mbere. yego rero Wambabarira. none se nzandika itangazo hano ndimanike ry'ibyo ukwiriye gukora hano mu rugo Boss mbabarira ntabwo nzabyongera n'ukuri kwima. narakubyaye se ku buryo nirwa nkubwira ngo ikibi gikora naje kukwigisha Ntabwo nzongera. genda uzane igikapu Boss wambabariye. Mfasha basi ntabwo nshaka hari ahantu ni habi. iyo uza kumenya ko ari habi ntabwo umwana yakaba yinjira ngo nagera ku muryango ngo utangiye kumubwira iby'imitungo nk'aho hari umutungo wamuhaye uyu ni umukobwa wanjye urimo uranyumva so rero kubera ko nkwiyamye kangahe ntubyumve ihute Boss wambabariye. byose ari igikapu wamusenze ese wowe kuki yafunguye gutya ntumucongo winjire kandi yayisaza agahagarara neza mu rugo. iyo umusunika cyangwa ugafata nk'urubuye ukarumukubita ugatambuka ubwo se iyo muzanisha igisebe hagataha ese umuntu wakogosheje ninde ko ndeba umusatsi wumazeho ninde wakogosheje ni hamwe dusanga tujya kwiyogosheshereza ese ko yamazeho umusatsi ukabyemera niko bari banga kutaza sha sohoka Wambabariye. Ko nazongera n'umunsi n'umwe. Basi. teta mureka sohoka agende ndakwinginze Wambabariye ko mbabariye. Mbabarira hari ahantu ni noneho n'amafaranga amajije. wambwa wiza kumenya ko ari habi ntabwo wakagize amagambo hano ameze nkaho hari icyo ucuruza hano Oya. Byancitse ariko sinzongera. Ntabwo nzabyongera pe. teta ajya mu nzu dadi wamubabariye yego nyine ajya mu nzu ngaho komeza hagarara hano ndeba gutya uyu muryango urabona usohotse ntagaruka bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma ngewe nkwiyama sibyo Yego boss. nubwo wabona ikintu ugasanga nicyo wemere kukivuga muri rangaje nziza Yego. ibyo bibanza uvuga nubona fagite yabyo uzabimbwira ubu ufite fagite yabyo Oya. Mfite. kinga igipangu wavuye guhaha ese kuba ukura urupangu rwitendekaho ucyura urwo rujya ruguru ese ni do wagicucu usunitse gutya ntabwo urugi rufata udari inyuma ntabwo udafashe kapora umuheto unyura hakafu sense Yego. Shana ukuntu se bitanahenze. Ntabwo bihenze. Gusa no musigaye barambwira ngo ni byiza. Ko ari byiza? Cyane pe ni byiza cyane. Ariko nabyo biragoye. He, biryana gute? Hewe ahubwo se we ko twaganira ibintu byinshi. Nenshi kubaza uko dore kuza ku ishuri. Ku ishuri? Ngabe. Siko nabuze Minervale se. Wabuze Minervale? Ntabwo nzagaruka ku ishuri.
ngo nzagaruka ku ishuri nabuze minerivare. Uheruka kumbona se? ntabwo mperuka kukubona. Nyine byaranshanze dore mbona gutya ngenda nizengurukaho. none ubuzima bwa hano hanze urabamo gute? None mbigenze ne? Bigenze numva nabigenza gute? Uko nyine ubwo igeno ryanjye ni iryo ngiryo nyine uko mbayeho nuko nguko. ahubwo se Gihozo uramuheruka wa mugani kutanaheruka kuza ku ishuri. Reka nkwe story rero kivuga kuri Gihozo. Gihozo weho uramuheruka wenda wakigada. Gihozo yarabyibushye. Ndakeka nawe ubiziho neza. Gihozo anyanda kubera inzobe. Umva ni wamenya ko ari wa muntu wabaga muri ya nyakatsi. nanjye byaranyobeye. Gihozo niyo muntu usigaye aza ku ishuri yahinduye amanifomo buri munsi, amanifomo mashyashya buri cyumweru aza yahinduye. Renzaho ngo ipasi. Ariko Gihozo uramwibuka? Uzi ko Gihozo ubuzima bwe umusaraba we wari uri kuri njyewe utuntu twose. Gihozo yakeneraga kurya uwo mucera guheruka nko kwa kangahe akumva ko yaza akawurya mu rugo nubwo natwe ntako twari tumeze ariko umumubonye mu gitondo afata breakfast. Umva buri kimwe cyose nta kintu Gihozo ajya bura mu buzima bwiwe. nanjye nsigaye mubona nkavuga si umwana sigaye byaragenze gute. Umva hari umugabo se waba utabizira umuntu mwigane gute utamenya amakuru yiwe? Ni gute utamenya amakuru y'umuntu mwigana? nanjye gusa ikintu mbona nuko yabaye mwisi. Umva nk'amakuru wakinuye yuzuye. Hari umugabo bakundana. Umva niyo muhindura ubuzima, niyo mwishyura minerivare, niwe buri kimwe cyose. Ahageze nukubera we. nanjye nkabona najyega mbona Gihozo niwe wabyibushye, niwe wabaye inzobe, niwe muntu nyine. Kuvuga Gihozo wenyine se muri umuntu nawe ntawe uzi cyangwa kugira ngo nguremo amakuru. Umva none muri umuntu nawe kakayobeke kari kagihinguka karagiye karagira umwana aba mwiza aracya arakura bamuremure ego komane eziko burya tuba bagufi kubera ubukene. uriya mwana kasigaye ntera ishyari. Wiki nanjye ubwanjye sigaye naguze ishyari mfite ngewe. Tekereza ariko umuntu mamwe arakuranye mu buzima urumva umufasha buri kimwe. None ibaze ko sha yambwiye ngo nshakire minerivare sha zirangegera. ako gasuzuguroze. Uzi ko mwana asuzugura? Nibyo gusa ntabwo yambwira ngo nzaguha imyenda. Ibaze ko ngiye nkambara imyenda yambaye. Imikuburano. Oya ntabwo ari imikuburano. Yabaga ari myiza pe. Ariko ngiye ko kunanga gasuzuguro. Abantu nkabara umuntu twakuranye mwana ubwo no umuntu kunsuzugura ngo ngende. Iwanyu anywa igikoma ruko. Abone ko nkwiye kwambara imyenda yiwe yambaye. None ngo nanyishyire minerivare ako zirangegera zibonyemo ibiki. Umva narabyanze ndavuga ati nzakomeza mbeho nanjye nzagira uko mbaho. Uriya mutindi tumukorera iki? Umva mfite ishyari ku rwego utakumva naragerageje ariko size ngizi ntago ndagivinga up. Mfasha ahubwo. Ukeneye iki? Ni iki? Ubwo urumva na buri kintu nkenera. Umva mubwire. Gihozo ishyari mufitiye. Iziko ndi kwimva nkaho narivukanye kandi bije vuba aho atangiye kujya ahindurwa ubuzima ngiye nyira aho ngaho mbuyera umwana twarakuranye gutya. Nese turamukorera iki? Ngiye ndi kubona ndimo kugenda ndeba ukuntu yabaye neza nkavuga se ibi bintu umwana twakuranye oya pe. Se turakora iki we? Ako mwana reka nkubwire. Gihozo nakomeza ubuzima azajya atwishima hejuru. Nese urabona twamukira asigaye anyura akankubita ikibuno nta nubwo akimbuye. Nibe nagukubita ikibuno. Ataraza. Murisa ubona wagira ngo agiye no kunsoma bimwe by'imyiryo nduzi ko ari imyiryo ngo umeze ute ubona yigirisha hirya no hino. Umva nkubwire anirise semi anera ishyari man mba numva binashoka no kumwica namwica. Nyine wowe gira gahunda tugira ikintu dukora nawe nago ujye umenya dira umuntu nyine yakorera umuntu ubona bafitanye ikibazo nyine ugashanga akantu twamukorera. Niyo yaba ari ukumukubita icyuma se nge ko nabikora aho kugira ngo ajye nyiryaho kuriya cyuma. Naburi inshuti yanjye irabizi. Inshuti yanjye twariganye bizi ko nyine hari ukuntu cyo tunaganira twajyana amabanga menshi adafitwe n'undi muntu. Niyo wumva hari ikintu twamukorera icyuma subwo urumva utarinjije icyuma ukubita umuntu gutya akahita hahurura abantu na polisi bikahita biza. Urumva icyo ari ikintu bapfa gukora umuntu ako kanya. Noneho umuntu unazi ko ngiye nawe turi inshuti urumva nafata icyuma nkahita mutera. Ngiye nitekereza nk'abantu bakuru gutekereza nk'abana. Nitaye kuri ibyo byose bitewe n'ishyari Gihozo ntera. Nabikora nkana. Aya naga icyuma wakimutera nanone. Kose nabantu zine utuntu tw'uturozi uduki. Nyine urumva turatuntu hari umuntu dukora. Umva umupfa karinda na patazi nuko byagenze.
cyangwa se akanasara cyangwa kimwe cy'ingenzi ni uko yagira nyine nta ribi ariko uburozi butinda kumwica sha umva ngewe ntabwo bizarangirira hariya urabona hano hantu hagutonze ntabwo urahamenyera ubu ngubu aha hantu ku muntu utari wabyakira nyine ngo wumve yuko nyine ni twebwe ngo dukwiye gushima Imana ku bw'ahantu tugejeje mbese nyine ko mbona byagutonze ntiwisanzura amabombe muri bowadi biba byagenze ute dusahinda ubu televiziyo ni iyacu kuba muri utinya kwica nashyira telekomande ujye kwisanga uzi ko ari baba babikoreye kugira ngo nyine unezerwe nyine wishime mbese kuvuze ko utayirebaho nyine nayirebaho ako ni wowe mwana use ngewe nari ruhari sinanabitinyuka nyine wowe niwe ugomba kurira nyine njye nkagubaza kubera ko mutoya ese teta amubaza ubibona gute bano ibintu Imana baradukoreye ubwo njya numva hari imwe twazajya nko gusenga tugashima Imana ko tuvuga ibyo ahantu yatuvanye tukajya gute kwa kundi mu rusengero nabonye umuntu avuga ubuhamya abantu bazabivuga nta kibazo uzavuga gute zatangira nyine shima oya ntera haleluya nako uvuga ukuntu twararanaga n'inzoka mu myobo hacamo imbeba n'inzoka ibuka cyagiye turara hanze twasanga inzoka mu nzu ajya gucumbikisha muri toilette yesu we Mana ni byinshi wavuga nanjye ngo turarara ku gitanda cyiza reba hano tugeze ni amashimwe y'Imana Imana ibaho pe njyewe kera najyaga suzi ukuntu najyaga nirwa mvuga Mana kuko uburanzi warandemye ndi kiremwa muntu uri kuvuga ngo rimuziyahura agenda se nyine nambye navuze mbeshye kwiyahura kwiyahura wapi ahubwo niwe wajya wirirwa urira uvuga ngo ubuse ngo nzabona amafaranga kujya ku ishuri ngo ubuse ngo none umunsi baranyirukana tujya ku ishuri batwirukana yesu we nsesera mu mwobo ahubwo urabyibuka babona mwana mukahita usohoka wiruka kare wa mbere usohoka ahubwo mubwire cyane ntabwo numva ko ari Vincent bino bintu wabikoze mpamvu nk'Imana yamuvugiyemo hari kamubwira ati bari abana gutya na gutya iyi rero yataza kuba Imana twari kuba tukiri hahandi yesu mu masengesho twakoze yagezeyo Imana ngo ihari matekereje Imana inzoka irandya Mana wa Mana wakuye amashimwe inshuro 1000 buri munsi satana nijoro ishimwe n'iryawe ni ukuri siniko niko mwana kumanga karibu sindera zishirije ubude tungwese meze neza sava eko karibu star Richard karibu Ariko n'ubu tungwese surprise surprise zawe nawe rero ntungura mbera mushya n'isaba kirahita ariko neza hari n'ubu nturamenyera ko turi kumenyera byaje pe karama wabonye utese ni heza sure Sheri uyu musista se bite tuzane umushyitsi oya ntabwo ari umushyitsi mbazaniye ugiye kujya bafasha imirimo hano mu rugo kuko mbizi neza ko mwese mumeze nk'aho murimo kwitegura icya leta yaba wowe nubwo tutagiye kujya mu wa gatandatu ariko ntabwo imirimo hano yayibasha ngo ajye no kwiga nawe ntabwo wava ku ishuri mu gihe byo kwitegura ikizami wiga bizajya uhure no gukora ibyo mu rugo numbazaniye ugiye kujya bafasha imirimo impamvu nta yindi ni ukugira ngo ejo mutazana urwitwazo kuvuga ngo amanota ngo yabuze ngo sheri ngo nyine urabona ngo navuga ku ishuri ngo umwanya ngo nakagiye mu ikaye nkajya guteka nkajya murabyumva nta rwitwazo mufite sheri ndamubwire sinzi ko nagushimira kugushimira abo byarenze kugushimira ndusha n'ibiro sinaguheka ariko sinaguheka kugeza nka hariya uko nagushimira rero namushimira umunsi wose kuhangeze ndaza kubikora urakoze cyane
kubitekereza wagira ngo uri gutekereza mu mutima wanjye narabitekereje tutakira neza ariko muri iyi minsi ndareba mbona ukuntu handi buhere ngo mbikubwire mbona biri isoni ndaceceka wagiye kumbwira ngo iki nyine kuno tuba ku ishuri tugateka ugasanga kwiga nyine bibaye gakeya kujya muri abatide gusubira mu masomo tuba twize bikatuba nyirumba tujya uyu ngo yahita amfasha nanjye nkajya muri guteka bikarangira bwije tujya kubita tugiye ku ishuri yego ubwo rero narashatse kubikubwira mbona mbuze ahantu mbehera pe ndaceceka ndatuza ntunguye no kubona umbwira ibintu ndi gutekereza nta n'iminsi 3 ishize umutima wanjye utereramo wawe byari bikwiye ariko ndagukunda nanjye ndagukunda cyane birenze no kugukunda ahubwo nti kandi mugubwa neza ni iwanyu tutaba utari kumushimira ntabwo uri kubona nari kubaca mu ijambo gupushinga umwana none se ndamuguhaye se uramwizeye hari umugabo w'umushuti wanjye dukorana niwe na twabiganiriyeho ambwira ko afite umwana ushobora kumpa ahubwo ntaze kumuzana ku kazi ninsoza akazi nza guhita muzana yitwa Nderata yitwa Mutoni karibu rero hano usanga nko mu rugo ubwo uje gukora akazi ariko ntumve ko uri umukozi wisange ujye twisanzuraho ikibazo ugira utubwire turabana beza pe kandi nawe uzatubera umwana uyu ni teta n'umuvandimwe umutoya n'umwana uramubona n'uwo kurerwa ugomba kumwitaho kandi teta waretse usanga akoze uko muganira na Mutoni kubona aganira na teta ngibyo bitwaye urabona ko akuzaniye umutantine sibyo tugerageza kumwubaha umwumve nk'umuvandimwe umuhe ikaze nyine mwisanzurane sibyo ntukamusuzugure ntukamufate nk'umukozi mujye mufatanya nyine ufate nk'umwana mu rugo sibyo muto karibu ni ukuri wisange mwumve ko uri umukozi hano wifate nk'umwana hano mu rugo nta kibazo kandi tuzakureba abana beza ndabizi thank you urakoze cyane Mutoni ubwa mbere yo gukora akazi ni ubwa mbere isa hari umwana mesera hari umwana uzarira teta niyo yari yanamunyuzemo akanyafu umurize kubera ko yarize yewe ndize yewe ndize urabinera isoni so ngayo nguko rero ufite akazi ndi buzindukira mu gitondo ugiye kutugenda yeah ababidukora so urumva watwa dusigende shawa babiretse Ese mbigeze ne ko ntari burane. Nese nese surprise nyine arumure ujye gutongera ugende. Iyo surprise nyine. Oya nabo nabyemera. Nokuri. Ahubwo ijya hino nanjye mfate sikufashe teta gusa. Akabuze ubutanya no kwifurira umwana. Okay nawe ndyama. It's Injira ntabwo wafunze. Karamba pe. Injira. Ese waje? Ese aricyo bitwaye? Ako se noneho ciri si ibibazo ubwo. Nuko numva naniwe kabisa ngwino. Ntabwo ushaka ikizi? Nese urabicyara ubwo ngiye ukurya? Niko? Ngwino ndananiweho. Injira. Ama bag. Nese bag wayisizeho? Yeah. What is? Isso é para missa. Isso não atwaye. Ngambo cyangwa ntabwo mbimenyereye. Ntabwo bisanzwe ubunyakira mu cyumba. Iki kidasanzwe. Ngo. Iki kidasanzwe. What
tugende nyine ese bitwaye cyo uganira hano mu cyumba rwose tambuka wicara tuganire tambuka wicara tuganire Come numva natekanye pe neza wakuyemo icyo gipira kuki kwamo icyo gipira akare ako nuko igira umuturage oya rero impira bireke oya ariko safi shiro wajureka ugize kunjana no mu cyumba ugize no kuvuga ngo ari impira se bihuriye ni icyumba cyo gutwara iki oya rwose ese uri seri ko ari gukina ese kutari butaye kuri burare heze ahantu kari ko turi burare kabiri kange se ndara hano ndi biraho bwa mbere sindi ibyo wabaye se wabaye iki kihigize se kuki ugize nabi no byagenze bite sava oya ibyo nibyo ngo naturi muri salo bari mu buriri noneho se muri salo si mu nzu kandi uramutse uje ugasanga naho undi mukobwa wakwigira nabi warakara aje gukora ikizi umukobwa wo kumara iki ese wumva agiye ntari umuntu se sheri njye nyobeye ko turi umuntu koko ubu uri kumbwiriza ko ese ubwira ngo uze turyame wumva ari igitangaza njye nawe turyame se yego yego mwami yesu izina rya yesu se sheri wabaye iki kimuzi kuva twamenyana ko ari ubwa mbere nturi ntibiki uri kunkora yego ni ubwa mbere nyine ese yabaye iki cyabaye kiramaze ese kuko unyitorotozwa habaye iki sheri oya pe mbabarira twumvikane ntitwatojeho gute gufataho gutya wanditse ese wakuyemo ikipira hasi igipira ndagikoramo kigutwaye iki ahubwo ubyuka tugenda mbyuke ngeze ahantu njye sheri kwiga imico mibi nawe ntaho uri bujye urarara saba unyengerane turebe ese wowe wanditse mwana ndeka sheri ndahamagara akadogo kinze kuri gate ndeka mva hari ko ese waryamye uryama wowe bishaka gisa ndakubwira nshaka kuryama uryamye wanditse akubukigira nawe uryamye kandi sheri ushaka amahane warabona umugore wakubise urabona umugore wakubise ngende kama amahoro yanjye sikukunera ubwoba mwize Cheruzi igihe tumenye ni kirekire sibyo ndabizi uzi ko uyu mwanya nshobora gufunga icyumba ugahita uhinduka umugore wanjye kandi tukaryamana n'utaha njyewe njyewe gihozo yego menya rundi muntu ahari si njyewe reka ntibishoboka ibyo bintu kubera iki bidashoboka njyewe mba umugore wawe gute se ese wigize ute shirwa kurakara shiri mubwire iki se umbwira ni serious uyu munsi utemeye ko tubonana ibiri buzeho kubaho ntuzabimbaze tubonana gute twabonanye ko turyamana njyewe nawe turyamana ariko n'uhetse urakora imyenda ushyirara cyane bikunda ntabwo byashoboka bari kurwaza gukora ibana niyihe mpamvu uzumva wishingikirije kuko uri kubona njye naryamana nawe kuko ubona byakunda niyihe mpamvu nyine mpa fagite imwe yonyine irimo gutuma ugira gutya njye mama wanjye ajya gupfa urabizi si ubwa mbere mbikuganirije yambwiye ko nagomba kuryamana n'umusore tutari twabana nizo wamaye ko yapfuye ari hano isezerano ry'umuntu wagiye uzi ukuntu buriya rero ntabwo byakunda kubera ko njye naba natiye igihango reka tureke gukomeza kujokinga n'iki sibyo
sibyo reka tuve mu mikino sibyo ntacyo ntakoze ngo uyu munsi umeze uko amashuri nararishye iki byose narahashye nashatse inzu yo ntabwo waba mu nzu nziza ubona murumuna wawe ndabizi imvune zose nazigize no kubera uwo mama urimo kumbwira gusigiye igihango mama wawe ntawe nzi shiri ahubwo ko wagiye nyuma nakunze wowe nakunze mama wawe konde ngiye okay birakunda ntibikunda shiri reka yego cyangwa we nyine musobanurire shiri reka mwebwe mbabarara basi uzabura igihe gitoya singiye gusoza kwiga kubera icyumba ko twakora amakosa nk'aya ngaya waretse tukaya urambwiye ngo ndi umugabo w'amafutu w'amakosa ntabyo mvuze nta nubwo nabatinyuka nyine urambwiye ngo ngira amakosa ni nko kuvuga ngo ndi imbwa ubwo ni nko kumbwira ngo nta kintu umaze ese waretse kumbeshya ko nabivuze nyine ubwo iminsi yose tumaranye none byari ukugira ngo n'ubundi ugire icyo wigereraho ubona ntacyo umaze uravuze ngo ndi imbwa ubwo ni nkaho wakambwira ngo ndi inturi ngo ndi igicucu waretse kumbeshya ariko ko ibyo nabivuze nta nubwo ngena nko kumbwira ngo ndagapfa ngiye nkubwira akababaro mfite n'uwanyize umbwire ngo ndi imbwa ubu se hari umurizo mfite inyuma yanjye hano ku buryo ngiye n'unkurikira nta kintu turimo kuganira tega amatwi unyumve nimba bidakunda sindi bukubuze gusuka sindi uwawe bebe arahandi arenda kujya wambabare ngo wanze ngasoza kwiga neza uko mbwiye ngo ndagapfa ubu ndamutse mpfuye n'ubundi byose ndabivuze njye ndigize mvuga ngo uragapfa nkuko n'ubundi uretse kubeshyira ariko baburetse nye nkuko n'ubundi icyo gihe ushobora kukindindiriza none n'uwo munsi wazagera nkasanga nta kintu nibashiriye nese waretse nkagerageza byibuze ntabona bikunda n'ibyo nkabigumamo nuko mbona ko ndibibuze ndi muzima wanyumvishe bwarimo rero simukunda nibyo nyine ntacyo maze tega amatwi unyumve rwose nta kibazo ifatira ibaga yawe uyambara inkweto zawe ugendera n'ubundi nsigaye niryamiye ntugera mu rugo ufata akaboko murumuna wawe mwigendere mufate tugeze ubuzima bwanjye nawe bushirira hano icyo byo nakoze ntabyo ndi bujye kwishyuza ariko nabikoze nzi ko byibuze nawe ushobora kuba wanyumva cyangwa n'ubu wanyumva wabikoze kugira ngo turyamane nawe no nta kuryamana se ntushiri wanjye sinavuga ngo uri umugore wanjye ntabwo wabingona mbabara nawe oya pe nizere kuri kwikenera oya byara none se ndacyavunikiriye shiri wanjye ngo ukabaho gute musenye nabaho gute nta kibazo n'ubu ntacyo maze ngagendere uranyirukanye ngende none se sohokera ikigere muri salo cyangwa sohokera n'igipangu kuki uri kuvuga ngo iki akira reka mubwire akira ibaga ugira igende reka nyine mbase ndagenda ariko namaze nkubwire nta busobanuro ubundi ngiye kwakira nyine reka maze nkubwire ijambo rimwe shiri sunyirukanye singiye nakwemera nkabura byose